nyuma yaho bagasanga ari kanseri, bagasanga ari kanseri. Mu masengesho yawe ndabona warasengeye ahantu hatatu, siko bivuga. Uravuga ngo Mana, nimba indwara uyinkiza nzagenda senge uzabimbwiye kunyijije, siko bimeze? Tubwiza ukuri kuko turi mu mbere y'Imana. Yewe mfite imyaka 25. Mfite imyaka 25? Oya, nyifite. Nagize ikibazo cya diabete. Yego. Noneho nkahora mvuga se Mana, iyi diabete yashite. Noneho batwita birangije. Komera. Yes, ariko ni mukuza bwawe. Diabete nyine twitewe witera inshinge. Ukajya witera inshinge. Insuline. Yego. Noneho nkahora mfite ubwoba ko nzapfa. Ariko nkavuga ati Mana, nugira icyo ukora ku buzima bwanjye, ndashima Imana. Kubw'amahirwe ndabyara n'umwana muzima. Yego. Ariko birangije nyuma nyine ejo bundi uravuga ngo igihe cy'amavuta nyine, navuga ati Mana, nizereye muri aya mavuta ugize diabete. Yego. Ntabwo niyorosaga, nararaga nshyashya umubiri wose, ariko kuva nakoresha ariya mavuta ntabwo nyishya. Ntabwo mwabyumva, nimba ubyumva aho gutere haleluya. Aryamye hasi, mureka aryame hasi, mureka aryame hasi no gushima Imana. Nakwiringiye Yesu, mureka aryame ntacyo bitwaye. Nizera ijambo ryawe, uko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Subiramo, nakwiringiye, haleluya. Nakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, nizeye ijambo ryawe, iyo uvuze rimwe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Haguruka mama, haguruka, humura, humura, humura. Ibyishimo bitumye yigaragura hasi. Imyaka 25 yitera inshinge. Niho witeraga? Wagiye Kacyiru bakwigisha ukajya witera inshinge. Waramaze kingana ki witera inshinge? Witeye amezi 9. Kuva wafata amavuta ukayisiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ugishya, urabwo utiyoroshe. Amaherezo n'ayahe urabwo utiyoroshe? Warize urakira. Ubu ntukitera inshinge. Wasubiye kwa muganga se? Bakubwiye ngo iki? Nasubiyeyo basanga byarazamutse, ariko nyine nari narafata ariya mavuta kuko mfite akamashini gapima. Yego. Ndapima ariko nkabona ibipimo byanjye ni byiza. Ndashima Imana. Imana yacu nishimwe. Amaze gufata amavuta, haleluya. Ibipimo byiwe ni byiza. Imana yacu nishimwe. Ubu arimo yiyorosa, ubu amerewe neza. Rero usubire kwa muganga bwa nyuma. Yesu nashimwe. Ni Imana yagukijije. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe. Usubire kwa muganga bwa nyuma no gufite igipimo, kuba ari usanga ibipimo byawe ari byiza. Usubire kwa muganga bwa nyuma kuba ntukite, bakubwiye kutakitera inshinge. Twabonye Yesu akiza sida, akiza kanseri. Dufite wa muntu wakize kanseri yitwa Mwikimuranyimutsa Francine, ari kuri YouTube, yakize kanseri. Hano yikirira, hano yari kuva amaraso menshi, yahise akira kanseri. Rero mu mada nicyo kintu wari ufite hano nacyo uragikize guhera uyu munsi wa none. Guhera uyu munsi wa none urakize. Kandi diabete ntabwo uzongera kujya n'umunsi n'umwe. Dukomere Imana amashyi menshi. Amen. Amashyi menshi ku Mana.
n'ikindi kibazo nashatse kuvuga kano kanya, Imana irebye kwizera kwawe na kiragikijije.